بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Twongeye gusubira mu masomo ajyanye n'igitabo turi kwiga cya al-Qa'idatu al-Madaniyya cyanditswe na Dr. Sheikh Abdul Muhsin bin Muhammad al-Qasim. Tugeze ku somo rya gatatu mu muryango wa mbere wa al-huruf al-hijaiyya cyangwa se w'inyuguti z'icyarabu, ariko tugenda tugaragarizwa bimwe mu bimenyetso cyangwa se mu biziranga mu buryo bw'imisomere ya Qur'an. Tugeze ku somo rya gatatu ad-darsu ath-thalith al-hamza. Isomo rya gatatu al-hamza. Ubusanzwe muzi ko hamza ikunda kubarizwa mu bitabo byinshi cyane. Hamza yakunze kubarizwa muri al-huruf al-hijaiyya. Ubusanzwe ntabwo ari byo, kubera yuko hamza yo itandukanye na huruf al-hijaiyya. Yo ubwayo hari uburyo ki ibigomba kugaragara bitandukanye na ziriya nyuguti zindi. Ashkalul hamza, iyo bavuze ngo ashkalul hamza, humvikanwa cyangwa se hagomba kumvikana ibijyanye n'ishusho ya hamza, uburyo hamza igomba kugaragara, iri hejuru ya waw, iri hejuru ya ya'u, cyangwa se iri hejuru ya alif. Icyo gihe yitwa hamza. Niyo mpamvu bagaragaza amwe mu mashusho cyangwa se uburyo ibigomba kuba bimeze mu buryo bugiye butandukanye. Nidusoma rero isomo ryacu rya gatatu, turasoma ngo ad-darsu ath-thalith al-hamza, ashkalul hamza, hamza 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 hamza, kugeza kuri uyu murongo wa kabiri, kugeza igihe urangiriye, kubera yuko ibi byose no kutwereka buryo ki hamza iba imeze ubusanzwe.